numvaga ko Kizito ari umuntu ukomeye cyane utakwemera kwejyana n'abanyeshuri ariko byashimishije. Benshi muri iki gihe cyangwa benshi mu rubyiruko bumva ko leta ariyo igomba gufata iya mbere mu kubakorera ibikorwa runaka. Twebwe nk'urubyiruko rero natwe tugomba kumva ko hari ibintu by'ingenzi twabasha gukorera igihugu cyacu. Ubwo rero twakurikiye ubu butumwa, twasanze ubu butumwa ari bwiza, bwatunejereje ndetse abatoya n'abakuru byatunejeje cyane. KNP iratubwira mu magambo special, ikintu ufite cyihariye kiruta ibindi nuko bo banavuga mu ndirimbo. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwa Kizito afite uyu munsi, ahubwo yaba byashobokaga ngo bishobotse aho dukoresha ubukangurambaga bwinshi twitwaze n'abahanzi. Uyu munsi rero imbaraga z'umuhanzi nshaka kuvuga hano nuko umuhanzi ashobora gukiza cyangwa se akica nk'uko byavuzwe. Ikiza rero umuhanzi nka Kizito Mihigo uri ku isonga y'abandi bahanzi, ndibwira ko ari imbaraga ubu u Rwanda rufite. Uyu munsi rero duhamya ko abanyarwanda twaciye mu ifuru, twaciye mu ishuri rituma tubona icyo urukundo ari cyo koko. We don't want a remix of our past. Our past is our past, it never change. We don't want a remix. Thank you so much. Umusanzu w'umuhanzi nuwo kubaka abantu, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi nuze wubaka u Rwanda. I love you, Kizito. Twese Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania, nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Amahoro, nitwa Mani Martin, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira buri gihe ikiganiro umusanzu w'umuhanzi kuri televiziyo y'u Rwanda. Amahoro kuri mwese. Nitwa Nzayisenga Sofia, mwene Kirusi Thomas, wankuriye umwami wa Senderagura w'umunyampororo wa Muvunyi. Nkurikirana ikiganiro umusanzu w'umuhanzi kuri televiziyo nyarwanda. Bavandimwe mukurikiye televiziyo y'u Rwanda, bahaye ikaze mu kiganiro umusanzu w'umuhanzi. Umusanzu w'umuhanzi ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Fondation KMP. Fondation KMP ni umuryango nashinze kugira ngo ubuhanzi bwanjye nubwo abandi bifuza kwifatanya nanjye nabwo bugira uruhare mu kongera gusana cyangwa kubaka imibanire myiza y'abanyarwanda nyuma ya Jenoside n'andi mateka ababaje igihugu cyacu cyabayemo. Muri iki kiganiro ubusanzwe tubereka ibikorwa tuba twarakoreye mu byiciro bitandukanye by'abanyarwanda, muri gereza, mu mashuri, mu guhuza abanyamadini se n'ibindi. Ariko murabizi ko tujya tunyuzamo tukanatumira abandi banyarwanda mu byiciro bitandukanye nabo bafite umusanzu batanga mu mibereho no mu mibanire y'abanyarwanda. Uyu munsi ni muri urwo rwego twabatumiriye abantu banyuranye. Ikiganiro cy'uyu munsi kikaba kiri bwibande ku ngingo 3: ku muco, ku rubyiruko no ku mateka. Nimureke mbereke abashyitsi nabatumiriye uyu munsi. Jemima Kakizi uri
umunyeshuri muri kaminuza ya Mount Kenya, ufite imyaka 21, uri umuhanzi w'umunyabugeni ushushanya. Uyu munsi turaza gucukumbura hamwe nawe ibikorwa by'ubugeni ukora, ubutumwa buba burimo, ariko naho bigeze muri sosiyete muri rusange. Wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Gerard Niyomugabo, uri umushakashatsi ku mateka no ku madini, cyane cyane ku bukristu no ku idini gakondo ry'abanyarwanda. Turakumenyereye muri iki kiganiro umusanzu w'umuhanzi, wagiye dufasha cyane kuganira n'abanyamadini ndetse n'abandi batumirwa batandukanye. Namwe mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Akiwacu Colombe, ufite imyaka 19, urangije amashuri yisumbuye mu ishuri Stella Matutina ry'Ishyorongi. Vuba aha ngaho watorewe kuba nyampinga w'u Rwanda w'umwaka 2014. Wakoze cyane nawe kwitabira ikiganiro cyacu. Iburyo bwawe hari Akineza Carmen, w'imyaka 22, sasa wiga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'icungamutungo n'ibijyanye naryo ry'imburabutura hano Kigali, ryahoze ryitwa SFB. Niwe wabaye igisonga cya mbere cya nyampinga w'u Rwanda 2014. Marlene Umutoni Wase, ufite imyaka 22, wiga mu ishuri muri kaminuza yigenga ya Kigali. Niwe wabaye igisonga cya kabiri cya nyampinga w'u Rwanda uyu mwaka, ariko uza no kuba ibyo bita Miss Heritage, ni ukuvuga Miss w'iby'umuco. Wakoze cyane. Ndumva uyu munsi turi bwungurane ibitekerezo byiza kandi bikomoza kuri za ngingo twari kuganiraho n'ubundi. Munyemere rero namwe mukuri iki kiganiro kuri televiziyo, uyu munsi muze kugira uruhare muri iki kiganiro. Abifuza kugira icyo bavuga ku byo turi buganire cyangwa kugira ibyo batubaza, bashobora kutwandikira. Ibyiza nuko batwandikira ku rubuga rwacu rwa internet www.kmp.rw, kuvuga mu Kinyarwanda www.kmp.rw. Tukazabasubiza mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ikibazo cya mbere nifuza kubaza Jemima, uyu ni umusanzu w'umuhanzi. Munyemerere mpere ku muhanzi. Ubugeni bwo gushushanya ibishushanyo, wenda uraza no kutwereka bimwe mu bikorwa mu bishushanyo washushanyije, bigeze hano mu gihugu cyacu. Hari abantu benshi babikora, hanyuma noneho no kutubwira muri urubyiruko, hari urubyiruko rwinshi rubikora. Murakoze. Iby'ubugeni Abanyarwanda batangiye kubyumva. Navuga ko mbere twatangiye batabikunze, ngiye natangiriye, na n'ubu ngubu ntago bigeze ku aho dushaka ku ntera nziza, ariko bagenda babyumva babikunda, by'umwihariko ko abenshi bavuga ko bihenze, ariko nukubera imbogamizi. Kubikora bihenze uko bigurwa. Kubigurisha. Kubigurisha bihenze, ariko nukubera turacyafite imbogamizi mu bikoresho, ariko bigenda bikemuka n'Abanyarwanda bagenda babikunda. Turizera ko mu minsi iri imbere bizaba biri ku ntera nziza. Iyo ukorize igishushanyo ukigurisha hehe? Biterwa. Hari abartiste bakorera, bafite amagaleri bakoreramo, donc bakorana. Hari uba wikorera ku giti cye cyangwa akorera iwe, nkanjye nkorera mu rugo. Ufite abakiriya bakuzi bazi ibihangano byawe bakaza kugura gutyo, cyangwa haba ama expo mukayitabira. D'accord. Donc kubitangira se kumva bikuje mu byaje mu ubona bikuye, hari umuntu wabibonanye wumva bikunze? Oya, navuga ko ari impano mfite, niko nabivuga, kuko ntago nizera ko wabyiga nta kantu uziho ngo bimenye. Ako nanjye sesa. Ako nanjye nkaba naragize amahirwe yo guhura n'abahungu babyize muri École d'Art de Nyundo. Nari nsanzwe mbikunda, nshushanya ibintu bisanzwe, ariko hari ukuntu bakwigisha wenda n'ibyo wakoraga abantu babikundaga, ariko ukabona ko nta kintu wari uzi ko nabyita. Baramformye niko nabyita. Ariko usanzwe ukunda gushushanya? Nari nsanzwe mbikunda cyane. Gushushanya bisanzwe cyangwa n'ubundi peinture? Kuko abatwumva wenda bashobora kwitiranya gushushanya ibyo ukora byo gushushanya peinture no gushushanya bisanzwe tubona nko muri za bande dessinée. Ubwa mbere utarawinjira mu niba navuga mu mwuga, warashushanyaga bisanzwe ko umwana ashushanya inka
nibyo wakoraga? yego nashushanyaga bisanzwe na crayon ku rupapuro ibintu bisanzwe kuko nabikundaga napfaga gukora ibyo mbonye n'amategeko ngenderaho niko nabyita. Iryo shuri ryo ku Nyundo warigiyemo ungana gute ubwo? Ntago narigiyemo ahubwo wahuye n'abantu bize bahize kubera nabikundaga nkajya njya kureba ibyo bakora nza kubabwira ngo banyigishe baranyigisha. Okay. Bon, hari abantu babona amatablo ya peinture akenshi ukabona ntuzi ibintu birimo ibyo ari byo, ukajya ubona ni ibintu biri bivanzemo amabara utamenya ibyo ari byo. Colombe hari ukunda ibintu by'amatablo nawe bari? Yego ngiye nkunda cyane. Nibyo? Yego. Ni ubuhe buhanzi bw'umwihariko hagati mu buhanzi hari umuziki, hari imivugo, hari amakinamico, hari ibingibi, ni ihe art wumva ukunda cyane? Bon, nkunda musique. Musique d'abord. Yego. D'accord. Buriya ubutumwa mu butanga mute muri kuko urabona nyine biba bijimije ari ibintu bivanze umuntu abasha kumva ati ibyo mwashatse kuvuga. Amatablo yose ntago ameze kimwe, hari ibijimije hari n'ibyo ubona ukahita ubona message. Iyo hari abantu benshi bakunda ibijimije, ni nabyo nzi ko abantu benshi bakunda cyane. Yijimije yumva yayikunze abonamo wenda hari ibyo bita semi abstrait, hari abstrait noneho na realisme. Realisme ni ibyo ubona ukahita umenya, semi abstrait nibyo twe dushaka dukunda ko ntabwo ushaka ko bikurikira cyane. Bimwe biba bigaragara ibindi bitagaragara, donc ukeneye nk'umuntu ngo agusobanurire icyo yashatse kuvuga. Okay. Hari n'ibindi noneho bijimije cyane, donc iyo kijimije cyane ubona ntugire ikintu ubonamo, umwartiste wayikoze n'ushobora kugusobanurira icyo yashatse kuvuga muri iyo table. D'accord. Turaza kugaruka mu kanya. Nyemerera mitenge kuri Colombe toujours. Colombe ugitangira ukijya mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda wumvaga ugamije iki? Igihe ikintu cya mbere numvaga ngamije ni ukugira mbashe kugeza ibitekerezo byanjye byiza ku Banyarwanda mbere n'abandi urugero. D'accord. Donc focus yari kugira ngo abantu bakumenye noneho ubone kugira ikintu babwira cyangwa bamare. Kubera ko abantu batakuzi ntago bagira. C'est ça, baravuga bati uwo mubahe. Yego. C'est ça. Ariko je la sais, c'est une très bonne stratégie. Uyu muntu ari célèbre, tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute. Nkagira ngo wenda ni naho abahanzi cyangwa abandi bantu bazwi ni naho ni nacyo kintu hari gituma abantu benshi baba bashaka no kubakoresha. Ngira ngo wenda umuntu ntiyabigaya cyane rimwe na rimwe iyo celebrity uko kumenyekana wa mugani anabinyujije mu buryo bwemewe bunazwi, ariko icyo mbivugi igitumye mbaye nkusekura bizi ko hari n'ababa celebre atari uko hari ibitekerezo bizima bashaka kugeza ku bantu, ahubwo yakoze n'ibintu bibi. Yanakoze n'ibintu bibi atari no kugira ngo nyuma wenda y'icyo kibi wenda buke akoze ngo bamumenye azane icyiza cyane, ahubwo gusa nyine kugira ngo amenyekane. Rero urumva ko nyine nibwira ko ni strategy nziza nkuko bivuze. Sesa ku muntu ufite ikintu cyiza ashaka ufite ikintu cyiza, ukaba ufite ikintu cyiza ariko ukaba ufite ikintu. Sesa ukaba ufite ikintu ushaka gukora cyo kubwira abantu. Carmen, mwebwe mwumva Nyampinga w'u Rwanda bishatse kuvuga iki? Kuba Nyampinga w'u Rwanda cyo kugira iyo role ya Nyampinga w'u Rwanda murazenda kunganirana, mwumva bivuze iki? Nyampinga mari iki Abanyarwanda, umunyamuziki atabamarira, ko twese tuba turi aba celebrity abantu, ariko Nyampinga wenda afite role ye y'umwihariko. Murakoze. Igihe numva Nyampinga kuri jewe numva ari umukobwa ugomba guhagararira abandi, cyane cyane ikintu cya mbere nitaho ni mu mico no mu myifatire, kuko ubundi murabizi ukunda kufana kera batoraga Nyampinga kuno kuva ryari afite kuva uko ngiye mbyumva mu basokuru kuva ndumwana numva ko Nyampinga ari yahozeho ari mugari umukobwa uri aho nyine mwiza, ariko no mu mico no mu myifatire. Ngiye kuri ubu ngubu Nyampinga numva ko ari ikintu kinini cyane, kuko urubyiruko dukeneye umuntu udufasha, dukeneye umuntu utuyobora. Ego dufite president ndabyumva, ariko urubyiruko rugenzi rwarwo kugira ngo navuga ngo batwereke inzira, kuko urabizi ko mu rubyiruko hari benshi, ego hari abafite inzira nziza ariko hari n'abandi bafite inzira mbi. Ariko kuri je numva nyine Nyampinga bamutora kugira ngo
agire icyo amarira urwo rubyiruko bunganira inama iki c'est ça donc aramutse se kuko ndimo ndatekereza nko mu bitekerezo kugira umuntu agira inama abandi bantu agomba kuba en general abaruta tu vois agomba kuba baruta no ndimo ndashaka est-ce que Nyampinga role ye ni symbolique dans le sens où elle est là tukamubonamo values zimwe na zimwe ariko atari umuntu uri educateur utari umuntu wigisha kubera ko agiye kwigisha byasaba ko abarusha ubumenyi n'ubuhanga n'ubukuru wenda abandi donc je pense que est-ce que ce n'est pas plutôt role ya symbole icyo représente bon ngiye ngusubijeho gato mbyumva biba byiza iyo umuntu muri age imwe niko navuga c'est ça akweretse exemple kurusha uko umuntu mukuru yayikwereka iyo mutari muri age imwe ubona ko impamvu abikora ari uko wenda afite experience mu buzima ako ba Nyampinga kuko aba ari batoya ashobora kwereka urugero rwiza urubyiruko rwinshi bakamukurikiza ko babona bamwibonamo aba ari nka image y'abandi focus ndumva ari urubyiruko cyane 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 none wowe Nyampinga u Rwanda bivuga iki kuri wowe murakoze ngiye kuntu numva Nyampinga ni umuntu mbere na mbere wihagararira yarangiza agahagarira abandi mu buryo bumeze gute umuntu akumva ngo guhagarira abandi gute ni nko kubera ambasaderi urubyiruko rugenzi rwawe cyane cyane iyo batuye Nyampinga impamvu batuye Nyampinga w'umukobwa ni uguhagararira urubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa kubera abana b'abakobwa nibo iyo bavuze ngo bature Nyampinga baravuga ati nkuko batuye Colombe n'umwana mwiza mu mico no mu myifatire afite indangagaciro nyarwanda zimeze gutya reka tumukurikize bikabankuhaje gukurikiza Colombe ngiye n'ukuntu mva Nyampinga umuntu wihagararira ntaguciye muje wa mugani kuki no mu bihugu byateye imbere Nyampinga wenda mu bihugu byacu bya Afrika mu bihugu bigitera imbere muri rusange c'est vrai ko umwana w'umukobwa usanga ari uri hasi ariko hari ibihugu byateye imbere ubona abakobwa n'abahungu basa nk'abareshya muri societe voire même hari nk'umugabo witwa Zemuruzi akunda kuvuga ko ngo abakobwa ngo barigaranzuye muri ibyo bihugu ngo niba hejuru en fait ariko icyo nshaka nuko ntibaratora rudasumbwa ngo amenyekane nko mu Faransa subiza aho ngaho tugende ku mateka y'u Rwanda urayazi abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore cyari cyarahejwe inyuma n'amateka bumva ko abagore cyangwa igitsina gore ari mu rugo gusa guteka guhinga abagabo akaribo bakora rero ko navuga leta nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda izana guteza imbere igitsina gore uko ubizi no muri guverinoma ubu tumaze kugera ku ntera ndende harimo pourcentage nziza cyane y'abagore mu rwego rero bashatse guteza imbere ntabwo ni uburinganire mu yandi magambo ni uburinganire bashatse natwe kutuvana mu mateka yo hasi baratuzamura nayo mpamvu babikora batora Nyampinga kugira ngo Nyampinga nawe agire icyo akora cyane cyane muri sosiyete nyarwanda murakoze Marlène plutôt ikindi nakongeraho nuko en fait birazwi cyane ko umukobwa iyo ari capable yo gukora ikintu cyambere abari agishyiraho umutima cyane abahungu ntago bakunda kwita ku bintu ngo bikoncentre ariko umukobwa yakoze ikintu agikora neza cyane ni nabyo bavuga mu Kinyarwanda wenda bon si umukobwa ariko ni sex femelle ngo ukurusha umugore yabakurusha urugo so ubundi cyose yaravuze ngo abakurusha igihugu abakurusha yabigize au niveau national ngiye numva ari nabaye byiza ko dukoze iki kiganiro dutangiye ukwezi kwa gatatu n'ukwezi leta y'u Rwanda ikunda guharira umwari n'umutegarugori kubera ko ubundi le 8 cyangwa le 18 hari le 8 mars ni journée internationale de la femme ariko hano mu Rwanda ukwezi kose kuba kuri covered bakugira kuyiyo sanganyamatsiko donc niba numvise neza ntabwo ari ikibazo gusa cy'umuco cyangwa cy'imibereho abantu bavuga ngo hari ibihugu abana n'abategarugori bakandamijwe n'iki kuko nk'uko nababwiraga harimo aho bamaze gutera imbere batagikandamijwe du tout bafite na privilege nyinshi ntabwo ari icyo cyonyine ngira ngo ahubwo harimo n'icyo kibazo ikintu cya kamere uvuga ko umugore wa mugani hari de capacité naturelle wenda afite umugabo atagira ariko natwe dufite zindi ntabwo zingana ntabwo zisa of course ntabwo zisa et je pense que niyo mpamvu abantu buzuzanya abantu nk'abantu bimariye bari kugira ngo abantu umuntu akomplete aho undi adafite Gerard
niyo mugabo nk'umuntu w'umushakashatsi ku mateka y'u Rwanda no ku muco, mu muco nyarwanda wa kera ijambo nyampinga rivuga iki? Urakoze cyane. Iyo ushatse gusesengura ijambo nyampinga ugashaka wenda igihe ryakoresherejwe mbere na mbere mu Rwanda n'amarushanwa ataraza naragera iby'amarushanwa byo turi bunabizemo kuko byo ni ibyavuba ndetse cyane ngira ngo barabizi. Hari n'ibibazo bigihari, hari abantu batabyumva, hari n'ababyumva ariko batabyumva kimwe n'uko wenda bikorwa. Hari n'igihe wenda tuzaganira. Nkanjye ntabwo nemera yuko umukobwa umuntu baba batoye ari nyampinga. Numva yaba Miss bikaba byiza cyane, ariko kuvuga ngo ni nyampinga Miss mu cyongereza gusa, ariko kubera yuko iyo uvuze nyampinga uvuze ikindi kintu. Wenda ibyo ndabigarukaho, reka nigarukire ku kibazo mbwira. Iyo usesenguye ubu buvanganzo nyemvugo cyane cyane uzi ko iby'umuco n'amateka by'abanyarwanda ariho tubimenya tubihereye, usanga abantu bitwa ibimanuka mwigeze mubumva, ntabwo tubinjiramo, ariko witwa ubwa bwoko bw'abantu Kigwa bavuga ko baje directement ku Mana. Kigwa yamanukanye na mushiki we, yamanukanye n'umuvandimwe we Mututsi, amanukana na mushiki we Nyampundu. Ariko ni amateka y'u Rwanda mu myaka ugerageje kudusitiwa muri none. Ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu bishyirwa mu myaka, kuko yo si amateka. Ni mite. Ariko mite urabizi yuko bifite ikintu ikiganaho iganira. Ngira ngo igihenda kizagira tuganire ku ibyo bintu by'ibimanuka n'ibintu biryoshye cyane. Sesa na ubwo igihe ikintu nashaka kugira no kugira ngo hato umuntu w'umuntu dukurikira atazumva ko hari umuntu wigeze kuvuka witwa Mututsi no ni mite. Mite yavuga yuko Kigwa n'umuvandimwe we Mututsi na mushiki wabo Nyampundu. Naje gutangara ubwo naganira Nyampundu, ubwo nasomaga inyandiko zitandukanye zivuga ayo mazina. Hari aho Nyampundu bamwise nyampinga, aho ni ahambere. Donc la première appellation ya nyampinga naho ngaho muri mite, ni muri iyo mite kuri Nyampundu. Ariko bamwise nyampinga icyo ngicyo cy'impamvu bamwise nyampinga byo wenda hari igihe uvuga wenda ngo byaba birebire. Ntacyo urumva mbere na mbere rije nk'izina, ariko nk'uko bivuze muri mite memureno n'amazina aba afite icyo asobanuye. Icyo nshaka kuvuga ni uko ni nawe mugore nyine uhita uboneka hejuru y'abandi bagore bose, usibye wenda Gasani wari wibereye kumwe na Shyerezo mu ijuru. Witwa Gasani kumwe na Shyerezo mu ijuru, ariko urumva hasi habonetse nyampinga wa mbere. Ngira ngo njye mbona hari igihe wenda tuzakora ikiganiro tuganira kuri ibyo bintu, kuko wenda naje kubivumburamo ibindi. Ariko reka nivugire yuko noneho ibyo ni ibintu nkubwiye nyine, niho nyampinga iryo zina bwa mbere rije. Ariko nyuma mu mibereho y'abanyarwanda, mu mibanire, nibwo hariho imvugo yabaye n'umugani ivuga ngo umukobwa ni nyampinga. Ibyo byo bikaba byaraturutse nyine mu mibereho n'imibanire y'abanyarwanda. Iryo zina nyampinga rikaba ubwaryo ryarasobanuraga, yigeze kubivuga igisonga cya kabiri. Ubundi burya byasobanuraga ni nka ambasadrice cyangwa umuntu uhagarariye. Ariko wenda icyo byavugaga mu muco w'abanyarwanda wa kera bitandukanye n'icyo bivuga ubu, cyane cyane ko n'ubundi habayeho mutation sociale. Sosiyete ifite uburyo yavuye ahantu igera ahandi. Muri icyo gihe bamwitaga nyampinga kubera iki? Wagiraga gutya ukaba uruwina ahangaha wenda muri ibi bice bya Kigali, ukagira gutya. Kera urabizi uburyo bwa transport bw'imigenderanire bwari uburyo gakondo, amaguru. Ukagenda ukazaba uri kujya muri Nyaruguru, ukagera nk'ahantu nka za Nduga iyo ngiyo, ukagira gutya bukakwiriraho. Bwakwiriraho ugashakisha icumbi, aho ucumbika. Wakomanga nk'ahantu mu rugo bakagukingurira,
ukagira icyo ukakubitana n'umukobwa w'iwanyu hahandi waturutse washatse muri ibyo bice utari ubizi, icyo gihe ukakirwa neza ugahabwa icumbi neza biturutse kuri hari umuco wo gucumbikirana, ariko urumva hari n'ako gakeregeshwa cy'uko noneho unahahuriye n'umuntu ugasanga uwo mukobwa yahuje agahinga agasozi k'aho wavutse ari naho avuka n'ako aho uraye ari naho asigaye atuye, akaba nyampinga rero. Impinga ni ukuvuga imisozi ni imisozi. Ibyo rero urahita unabyumva ko wenda ari naho byaje guturuka. Hari n'indi mvugo igivugwa, ariko wumva ko yaba yaraturutse aho yo kuvuga yuko nyine nanone washoboraga kuzamuka umusozi unaniwe wahagera akakwakira neza, ariko ndumva numva ko ari mu murongo umwe n'ubundi. Iyo notion géographique yo kumva ko umuntu nyine afite nyampinga c'est une image réconciliation. Urahita unabyumva rero, wenda mpite nanafatiraho mu kanya gatoya, wenda mpite nanasobanura wenda impamvu nge numva atari na ngombwa ko umukobwa umwe mu bakobwa bose bo mu gihugu aba ari yitwa nyampinga. Nge numva ahubwo ari nkundire mbivuge ari nko gupfobya iyo operation yari nziza, iyo nyito yari nziza kandi ari ideale ku bakobwa bose bo mu gihugu. Ni ukuvuga igihugu kikarera abakobwa bose ku buryo bagira iyo shusho, baba ba nyampinga mu buryo numva atari ngombwa ko umuntu umwe aba ari we witwa atyo, ariko kuko uyu n'ubundi ari umuco universel cyangwa ari umuco mpuzamahanga kuba yakwitwa Miss. Aho ngaho niho nagira ngo nakunganire, kubera ko isi igenda mu mudugudu nk'uko bavuga, hari imico y'ahandi tugenda dufata itari mibi tukayadopta ntituyiga no kwimeze, ahubwo tugasa nk'abayireconcilia n'iyacu bikajya nkeka ko rero kuri ako kanosiyo ka nyampinga wa kera w'umunyarwanda harimo gake twafashe ko kuvuga ko atagomba kuba ubwiza gusa, ko hagomba kuzamo n'imyitwarire revarure twitira indangagaciro z'ikinyarwanda. Ariko noneho dufata n'igice cya Miss uturutse hanze tuvuga ko ugomba kuba ari umuntu umwe mu gihugu quand même qui est représentative, et puis akaba célèbre akagira na mission, akaba yajya hanze akaba n'amarushanwa. Icyo gice cy'amarushanwa ngira ngo ni ikintu cyavuye hanze, n'est-ce pas? Bon, nkunganiye gatoya, ngiye ku giti cyanjye numva ko abakobwa bose ni ba nyampinga, ariko mu buzima no mu rugo tugira umutware w'urugo, no mu gihugu tukagira perezida. Ntabwo bazajya bahamagara umuntu wajya gurepresenta igihugu, ko ntabwo abakobwa bose mu gihugu bagenda. Numva ari rwo rwego bashyizeho kugira ngo hagaragare umuntu umwe, kandi abakobwa bose ntabwo ariko bagira imico myiza, nubwo hari abagira imico mibi, hagomba kugira ubahagarariye kandi nazi no guseruka. Ngira ngo nabyo babatezaga banza mbere yuko finali yabiba, ni hari amahugurwa bagiye abatoza kuvuga neza, gusohoka bibaye ngombwa ko asohokera. Parce que urumva iyo nyine iyo ntuze yo hanze, iyo kote yaturutse hanze yatumye biba aussi une sorte de profession cyangwa une fonction. Ariko genda byemera ndanabikunda, genda nta n'ikibazo bifite, ariko mwumva bibaye byiswe Miss cyane ko n'ubundi mbona nta keretse cyakora n'intere kwa umwihariko wenda wa kinyarwanda bikorwamo ku buryo bidasa rwose n'ibyo mpuzamahanga ntacyo. Ibyo binumvikane yuko ibi byo nta urumva ni ikibazo genemera yuko abakobwa bose bahagararirwa. Ubwo buryo rero n'ubundi tukaba twarabubonye n'ubundi butavuye mu muco wacu, ibyo ntihazagira ubimbeshya. Twari dufite umuntu mbere yuko Miss iba abakobwa b'abanyarwandakazi bari bafite ikintu cyajyaga kibaho kijya kumera nka Miss, ni uguhitamo abagore b'umwami. Abo bagore b'umwami uko rero selection yabo yakorwaga, nabyo ntabwo byabaga uko ubu ngubu biba, ariko nyine urumva hatorwaga koko umwe, ariko n'abandi bashimwe bakazanwa bakaba abakobwa babi bwami bafite imihango bajyaga bakoreshwamo, yabaga ari abakobwa b'umwami ku buryo nk'umusore w'intwari umwami yashoboraga kumumushyingira. Urumva ari ibi, ariko bavuga ko ni indi histoire wenda tutacukumbura cyane. Ariko Kizito ndagira ngo ucyumve,
hato hatagira umuntu wumva yuko ibi bintu bya Miss wenda ndi kubihakana nta kibazo njye mbifiteho ariko ntabwo numva cyakora mbona ko wenda kubera hari n'abantu b'abakonservateri badakunda ibintu byo guhinduka bumva ngo ibi bya Miss wenda ni ikibazo wenda kugira ngo abantu babyemere wasanga abantu barabihaye iryo zina rya Nyampinga kugira ngo babemeze yuko no mu Rwanda ari ibisanzwe nyine byari bihari ariko ntabwo ari byo numva atari na ngombwa. Nyampinga ni izina ry'umukobwa w'u Rwanda, niba haje ubwo buryo bwo guhitamo umwe uzajya abahagararira koko tukeneye guhagararirwa, ubwo buryo ni uburyo bwo gutora Miss buri universelle buzwi, nidutore Miss mu bakobwa b'i Rwanda, Miss w'u Rwanda, dushaka wenda tunashaka ikinyarwanda cyaryo, ariko Nyampinga ndashaka ko umukobwa wese abe Nyampinga. Nshobora kuba yewe ku giti cyanjye numva Nyampinga mbishyigikiye 100%. Ko ryakoreshwa muri Miss. Ko ryakoreshwa kuko n'ubundi mu Cyongereza Miss bivuze umukobwa. Umukobwa mu gihugu cyabo niko bivuze, natwe umukobwa iwacu bivuze Nyampinga, ubundi ijambo ryiza ni Nyampinga ntago ari umukobwa. Rero ku giti cyanjye numva ryakoreshwa kuko nabo bafata izina risanzwe kandi mu muco habamo ibice bitatu, habamo ibitirano, habamo iby'abakurambere, hakazamo n'ibihangano. Rero ndumva icyo gice cyo kuzana ibitirano twajya dutira ibintu byiza bitatwangiriza umuco, ariko nta kintu kibi kirimo ngewe ndumva effectivement ahubwo ndi gikeneye no bukangurambaga kugira ngo abantu baje neza bakobwa batabimurekera wenyine nicyo kiwenda gikeneye kuko ubu ngubu abantu ndibumve ko ari we Miss ari we Nyampinga competition bimeze nk'irushanwa umwe atsinda abandi bakaba banamugirira n'ishyari. Ubu munsi turishimira ko abangaba batari n'abakonkira none babona ko bari kumwe nta kibazo ariko bishobora kubirushanwa kuko kundi tujye twumva abantu barushanwa kuririmba bamwe bagasebanya. Icyo nshaka kuvuga ni uko hakenewe wenda ibisobanuro byimbitse bisobanura ibindi rubyiruko ko atari akarima ke gusa, ahubwo ari ideyari ariho umukobwa ari umukobwa ikaba ya symbolisme wavugaga, bikaba ni valeri cyangwa se n'indangagaciro abakobwa b'u Rwanda bagomba kurerwamo bose. njye ntabwo numva ko ikibazo ari ku rubyiruko, kuko ku rubyiruko ndumva turabyumva, ahubwo abandi bantu babyumva nkawe kugira ngo basobanukirwe icyo Nyampinga nyine bivuze nk'uko Colombe amaze kubivuga. Iyo kampeni yaba ahubwo mu bantu bakuru, yego ababyumva nkawe nabo basobanukirwe ibyo ari byo, kuko hari benshi nacyo kibazo gihari. hari ikintu afite nabajije mu kanya ngo kiba rudasumbwa bataboneka mu bihugu bikomeye nko mu Bufaransa n'iki uje nitoni pabo kuko sinzi niba byana byiza cyane abahungu sinzi abahungu turi ahantu henshi kameme kenshi nibo ba perezida donc voilà on n'a pas besoin vraiment d'une autre représentativité. Iyo rero noneho ni isura ya Nyampinga tuzi twese cyangwa abakobwa bose b'Abanyarwanda bari bakwiye kugira. None iyo umuntu atsinze ririya shanwa nkeka ko hari izindi nshingano ahita yiyumvamo, cyangwa mbere na mbere wumvaga wizeye kuzatsinda cyangwa byaragutunguye? Undi ugiye muri competition witegura ibintu bibiri gutsinda no gutsindwa, ariko ngiye icyo nakoze nashakaga kugera ku ntsinzi, ntabwo nashaka kugera nyuma yo gutsinda ntabwo ruva gutsinda nyuma yo gutoranywa nka Nyampinga kuko tuvuze gutsinda wagira ngo abatsinzwe kandi juste nuko twese turimo tudefendera même valeur. Wahise wumva ugomba gukora iki? Ikintu cya mbere niyumvishemo nuko ikintu cya mbere nuko niyumvishemo ko nshobora kuba mbaye indorerwamo, navuga indorerwamo y'abantu benshi cyane cyane abakobwa. Cya mbere niyumvishemo ni ugutanga urugero rwiza mu bahindangagaciro z'Abanyarwanda nk'uko ndi Umunyarwanda nanjye. Nicyo kintu cya mbere cyahise kinza mu mutwe. Sesa indangagaciro ushaka kuvuga ni izihe? Ni nk'izihe? Urugero Nyampinga agomba kuba akunda igihugu cyamubyaye. Icya kabiri agomba kuba yiyubaha, kubaha ababyeyi, akaba asabana, akunda abantu, yakira buri wese umusanga. Yego. Jera sa correspond na Nyampinga w'Umunyarwanda mu muri birajyanye. Akagira ngo
igihugu se ko buri gihe kiba gikeneye abantu bagikunda ngira ngo urumva rero igihugu cyaba icya kera cyaba igihugu gikeneye bon patriote yego kandi rero burya buri gihe nyine nk'uko avuze ikintu cyiza buri gihe umuntu nk'uwo aba ari indorerwamo ntibindorerwamo y'abamutoye nk'ubu ashobora kuba ntabwo ari byo nifuza ariko ni urugero ashobora kuba Nyampinga akaba ni indorerwamo ariko nk'abamubonye nibo bamubonyemo ibyo gusa rero ngira ngo abafite bamugana izo nshingano noneho zo kugaragara gutyo ku bantu bose ku gihugu cyose kuko abamutoye ni abantu bake sinari mpari bambwiye ko ari Nyampinga ndamubona ubwo rero ngomba kubibona ubwo rero wa mugani ni byiza cyane ko nawe yumvise ko ari challenge ni ukuvuga ngo hari inshingano yo kuba icyo uteganya kugira ngo ube wagera mu rundi rubyiruko rudakurikira cyane ibintu kuba nabegera yego ibikorwa birahari mfatanyije n'abanyampinga abandi ku ruhande n'abandi bose twari turi kumwe icyo gihe mbona ari cyiza cyane ni uko ubona bari kumwe mu irushanwa ubundi tubyita amarushanwa ariko birangiye barashaka no gukomeza gufatanya ni kimwe wahoze unavuga wa mugani nta n'uwatsinze cyangwa uwatsinzwe ntabwo ari ukutsindagurana abantu bakirana byanahoze nyine binantagaza navuga se yuko ari Nyampinga aba bandi bo gahunda zabo ziba ziteze uzanga rero wa mugani ni uko ndakeka ari n'agashya bazaba bazi ndakeka nta bandi ba minsi bakoze hamwe ikintu hamwe ko twagiye twumva umwe gusa nyine agakora ibye akaravaho ariko nkeka ko byaba ari ikintu gishyashya none rero hari umbwiye ko bifuza kuzasigasira indangagaciro z'ikinyarwanda no kuzibafleta no kuzigaragaza kuzikorera promotion ese hari nk'umushinga wumva utekereza cyangwa hari domaine y'ubuzima cyangwa ya profession ufokasingaho kurusha izindi ikintu navuga kugira izo ndangagaciro zibe zagaragara nkatwe nk'uko twari turi navuga muri bootcamp turi 15 twifuje gukorera hamwe kugira bibyara umusaruro ugaragara ikintu tuzakora hari aho tuzagenda dusura wenda ibigo by'amashuri muzagenda mubibona dukora ibiganiro cyangwa hari n'ibindi turacyabyorganiza kubera ko hashize icyumweru kimwe ntabwo ibintu byihuse byahita bibyara umusaruro ugaragara turacyabyorganiza muzabimenya vuba d'accord igihe mushaka kubimenyesha abanyarwanda natwe ikiganiro cyacu kizajya kiba gihora kiri à votre disposition noneho rero ni munyemerere gato nganire na Gerard niyo mugabo umaze kwandika ibitabo byinshi ku muco wenda namwe biragira icyo bibasigira ariko mugire n'ibyo mumubaza ubundi yitwa Gerard niyo mugabo ariko muri iyi minsi turaza no kubigeraho afite irindi zina Nyamihirwa nabyo arabidusobanurira Gerard ubushize tuganira wari umaze gushyira ahagaragara igitabo cyitwa umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda ugerageza gukora ikigereranyo umutwe w'iki gitabo umutwe muto w'iki gitabo sous-titre witwa ngo Mana y'u Rwanda ingoma yawe yegere hose usa nk'ukora ikigereranyo hagati y'idini rya gikristu ryaje mu Rwanda mu myaka yingayinga 1900 n'idini gakondo ry'abanyarwanda ryahozeho ukerekana ko muri iki gitabo usa n'uwerekana ko mu by'ukuri christianisme nta bishyashya yazanye usibye kuba yaraje ibyita andi mazina sinzi niba kugeza aho ngaho ari ibyo ndimo mvuga ari uri gusa kwerekeza ariko ntabwo ariyo ariko sinanakurenganya biba bigoye guhita ubigeramo cyane cyane nta nubwo ari idini gakondo n'idini ya gikirisitu nagereranyaga cyane ahubwo nasaga nkaho ndi kugereranya igitabo amadini ya gikirisitu yifashisha Bibiliya n'ibitekerezo byabonekaga mu muco w'abanyarwanda nerekana ko byinshi mu biri mu gitabo amadini ya gikirisitu akoresha nk'ijambo ry'Imana ushobora kubona ibitekerezo bihuye nabyo bishobora kuba nyine byarabaga mu ruhererekane mvugo rw'abanyarwanda kuko nta muco wo kwandika twari dufite ariko ugasanga inyigisho bitanga ari zimwe
ngira ngo cyane cyane naho ngaho urugero reka ntanga urugero natanze urugero rw'ikigereranyo cy'umwuzure wa Gihanga n'umutiba w'Abarenge bigereranya n'umunara w'Ibabeli. Umutiba w'Abarenge wakabakabaga ku gicu wari wubatse mw'icyo gitekerezo Imara hariya mu majyepfo ugana za Save na za Butare, uburyo Abarenge bashatse kuzamuka ngo bagere batere umwami wo ku ijuru Nkuba, noneho batangire kujya bivubira imvura uko bashatse, aho ibuze bayihagushe, aho ibaye nyinshi bagabanye umwami wo ku ijuru bamwitaga Nkuba kuko Inkuba ariho yakubitiraga. Reka urumva rero ari ibintu bizajya bisaba ko tuganira ibintu byinshi Bwana Kizito Mihigo. Uzasanga Imana mu mico yose gakondo, mu mico yose gakondo ntabwo ari umuco wacu w'Abanyarwanda gusa, n'umuco w'Abayahudi nujya mu Bagiriki Zeus uzasanga buri gihe imaje yayo ifite aho ihurira n'inkuba. N'Imana yitwa iya Isiraheli abantu wenda bavuga yuko ariyo Mana izindi zose zigomba kugenderaho sinzaho babikuye. Uzasanga bakubwira ngo ibonekera Mose yamubonekeye mu gihuru cyaka kidashya. Igihuru cyaka kidashya ni igiki? Ni imirabyo mu bihuru. Noneho bakongera bakakubwira bati itanga amategeko inkuba zarakubise ku musozi Sinayi, imirabyo irarabye. Ariko usomye Ezekiyeli we mu gice cya 4 uburyo yeretswe ubwiza bw'Imana nyine ni inkuba. Ubwo rero wenda nkavuga nti nkuko bizi Zeus mu Bagiriki yari foudre. Ndagiye mfite ibibazo byinshi nshaka kukubaza aho ngaho. Mwari muzi ibi bintu ibyo bintu arimo avuga bigeze mu byumba ibyavuga twarabyumvishe ariko ari gushyiramo ibintu navuga bicanze biracanze ibyo bintu rwose. Dusobanurire ubundi Abanyarwanda bataramenya Christianisme kuko ubukristo bwaraje ntabwo bwatubwiye Yezu Kristo gusa n'amateka bwatubwiye le judaïsme, donc ubu idini ry'Abayahudi nabyo rigaragara muri Ancien Testament. Abo ngabo bavugaga ba Ezekiyeli ba Jeremie n'iki bari Abayahudi. Christianisme yari itaravuka, yavutse à partir de la résurrection de Jésus. Urebye Bible itubwira ayo madini yombi. Hari ubukristo bwabaye promoted n'intumwa za Yezu, hari n'Ubuyahudi abubwo Yezu yavukiyemo. Ngira nibutse abantu batureba ko Yezu ntabwo yari umukristo, yari umuyahudi. C'est comme ça. Donc Christianisme yari itaratangira, yavukiye mu dini ry'Abayahudi, anubahiriza amategeko yaryo. Ndibuka ko nawe bambwira ngo ajye kwisiramuza, kwiyogoshesha n'indi mihango myinshi akabikurikiza. Ayo madini en fait mu by'ukuri Christianisme ikomoka muri judaïsme. Bibiliya nibyo turakonda. Ariko hari ikindi kintu, l'origine de l'homme, inkomoko y'umuntu burya nkuko twaganiraga ubushize ntago ari idini. Ni ibintu n'abantu batemera Imana kenshi baba bafite uko babyemera umuntu aho akomoka. Bibiliya yo Abayahudi bagerageza kuvuga ko yaremwe Adamu na Eva babayeho, noneho Eva agacumura Adamu etc. Abanyarwanda bo ngiye usobanurire wenda Banyampinga bavugaga ko umuntu akomoka he. Le récit de la création. Récit de la création rero ku Banyarwanda iraryoshye cyane. Ubushize nigeze kuba ndi kubiganira n'abantu wenda ngize amahirwe yuko ubimbajije. Abanyarwanda iyo bashakaga inkomoko yabo ntabwo bari ntabyo bafabrikaga. Abanyarwanda bemeraga ko bakomoka ku Mana mu kwemera. Byanryoheye cyane kuko yerekanye ko yaba amadini uko atandukanye na siyanse bose nta wavuga yuko ari ufite ukuri kugenderwaho, ahubwo ni ibyemerwa. Wenda siyanse yikanakoresha ahubwo nyine ubushakashatsi. Abanyarwanda bo rero bemeraga ko bakomoka ku Mana, Imana ikaba ari umwe mu basekuru babo. Ibyo bikaba bitandukanye. Imana akaba ari umwe mu ni ukuvuga ngo reka nguhe urugero. Buri munyarwanda wese iyo avuze ibisekuru bye, tutanavuze babandi twahoze tuvuga wenda bita ngo amoko y'ibimanuka, abanyiginya, abega, urabizi nyine n'abandi gutyo. Iyo ufashe n'Ababanda, ndabafite inshuti zanjye b'abasore b'Ababanda, tujya duhura tukaganira. Byarantangaje ko uwo ari wese yavuze genealogy
igisekuru cye kizamuka kikagera kuri shyerezo kikagera ku mana. Shyerezo niwe mana, niwe mana, niwe musekuru wacu wa mbere. Ibyo bikaba bivuze iki? Bivuze ko abanyarwanda ni bene imana. Ntabwo abanyarwanda bumvaga yuko isano banafitanye n'Imana ari nk'isano iboneka mu madini ya gikirisitu cyangwa ya kiyahudi, yuko umuntu ari igikorwa cy'Imana, ari igihangano cy'Imana, ahubwo n'umwana w'Imana. Ariko natwe tugere tukavuga ngo ni igihangano cy'Imana ariko yaremwe mu ishusho ryayo. None si igishushanyo cyawe n'umwana wawe wakundana? Of course nakunda umwana. Rero urumva ntabwo kuba Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo bimuha agaciro nko kuba ari umwana wayo cyangwa ari umwuzukuru we bafitanye isano yo ku maraso. Niba warasomye umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda, ni naho nyine usanga abanyarwanda bavuga ko na kera Imana yazaga igakina n'abana. Kera urumva iyo bonere gukina n'abana ni kwa kundi sekuru w'abana yakiranye n'abana akabakiniye agakina nabo. Niyo sano niyo abanyarwanda bumvaga bafite ibitekerezo nabyo muri za mite cyane rwose. Isano uko abantu bari bameze, isi n'ijuru bikirindumane. Sisa icyo najya kumva niba abanyarwanda ubwabo bari bafite mite justement yahakomoka ikiremwa muntu. Ndayita mwite cyane kuvuga imigani cyangwa sigamigani simbizi imigani hari kugira ngo abatwumva n'igenekerezo bitekerezo bigenekereza kugira ngo abatwumva bataza kugira ngo ni ukuri guhamye byaba ari ibyo by'abanyarwanda bivuga ko Imana ari umusekuruzo wabo bakomokaho de façon sanguinaire cyangwa genetique. Byaba ari n'ibyo abayahudi bavuga ko Adamu na Eva baremwe mu cyondo Imana ikabahuha bakagira, byose ntabwo ari histoire réelle, ni mythe. Icyo kintu nagira ngo abantu babanze bacyumve. Ndamutse nyivuze mu kiriziya nshobora gutuma mbona abanzi benshi. Ntabwo ari mu kiriziya yaguze. Je pense que ibiganiro tuba turimo n'ibiganiro biri intellectuel kandi nuvuga ngo ntabwo tugomba gufataho ukuri kudakuka ko habayeho umuntu witwa Adamu n'undi witwa Eva. D'ailleurs Papa aherutse kubivuga naho abantu benshi babyibazaho. Papa yaravuze ati non, les individus bari babiri ntibabayeho réellement. Ubundi Adamu bisobanura mu gihe bureyi bivuga l'homme, Eve bikavuga la femme. Ni ce sont des symboles. Icyo umuntu yarotona nuko iki kinatangaje cyane ahari nuko mu mico yose bikagera no mu muco wacu w'abanyarwanda icyo gihe bitaga abantu baba mu ishyamba tutanagira igihugu, nuko nabo bari bafite iyo mite kandi ihura n'iriye. Ce qui veut dire que quand même la spiritualité humaine est commune partout. Ahubwo ngundire ntabwo ari ugushaka superiorité culturelle, ariko je numva iby'abanyarwanda ku birebana n'isano umuntu afitanye n'Imana byari mu nkundire mvuge ko byari byiza kurusha ibyo bindi kuko tutabaye sentimental. Sinanavuze ntabwo nenda kubibagarurira ngo mubyemere ahangaha, ariko niba bo byabarushya niba bo deja turi abakristo kubera icyo kintu hari izindi rezo, hari izindi mpamvu. Niba abanyarwanda bo barumvaga Imana ari umusekuru wabo kandi noneho genealogy yabo bayivuga, ni ukuvuga ngo bafitanye biyitaga bene Imana. Wibuka yuko nk'abakirisitu iyo bavuga ko ari abana b'Imana, c'est pas la rédemption, c'est pas la rédemption, c'est pas l'adoption, aussi la création. La création urumva nyine ni yasano y'ikiremwa n'umuremyi. Genjana navuga ko ririyo mpamvu ahari binyuzamo akavuga batazamurimbura, urumva biroroshye ku kiremwa, ariko umwana ariko ibyo n'ibyo abakristo bamwe n'abandi bavuga ngo Imana ntabwo bandi bateroriza abantu birahimbutse ngo icyaha ngo afite yari abakristo nabo kandi badutera ibibazo. Nubwo natwe turi abakristo, hari abakristo usanga bateye ikibazo ahantu wumva ibintu byose bakabyexagera. Tanto niba umuntu yanyweye inzoga ararimbutse, tanto niba umuntu yakoze icyaha uzarimbuka cyangwa nturakizwa. Izo terme mujye muzumva, ariko gukizwa no ngo uracyarwaye cyangwa uracyafite defini kwa ibyo bintu ni ibintu bya divisionisme biri mu madini en fait, kandi twemera Imana nyiri imbabazi. Abanyarwanda bumvaga ko ari abana b'Imana pare
ariko icyo kintu na paradox imana y'inyarwanda ntabwo yari brutale, ntabwo yari imana y'indabagizi. Niko bimeze da, ntabwo yajyaga irakarayo. Ni imana ahubwo yakinishaga abana. Ni imana uko abanyarwanda bayikundaga uko abanyarwanda bayikundaga cyane byarutaga uko bayitinya. Bo muzajya mwihangana kuko rimwe na rimwe bishoboka ko ari n'amakuru aba bagezeho bwa mbere. Ubwo rero bizajya bisaba ko tubanza tugafata wenda none se Jean ko twebwe ubukristo bwacu papa mapeshe tutodamande ubukristo bwacu natwe imana yacu mu bayahudi donc ikiri avant le christianisme usanga hamwe na hamwe yari brutale, yarahanaga ku buryo bw'ubukiriye burapere abantu bagwa mu nyanja itukura, abayisirayeli bava mu Misiri, abanyamisiri bakabakurikira, imana ikabarenzaho. Epi muribuka ko ngo na mbere yuko bazi bari banze kubarekura imana yica imfura zose. Yari imana isa nk'ihana. Twebwe imana nyiri imbabazi nyiri urukundo itangira kugaragara cyane cyane muri Yesu. Yesu yaje nk'aho ari promoter w'imbabazi z'Imana, ndabire nk'ishusho y'imbabazi z'Imana parce que we ubwe nyine aremera gapfa kugira ngo mu Kinyarwanda iyo image y'imbabazi z'Imana y'urukundo y'umuntu witangira abandi avuga ko kubera urukundo abafitiye iyo image ari y'Imana cyangwa hari Imana nyiri ubushobozi cyangwa idabagiza juste ariko twebwe ni uvuga ngo impamvu turaba kwituna kubera urukundo rwa Yesu byanabaye demontre muri Yesu. Mu Kinyarwanda hari icyo kintu kirimo ako karo Imana y'inyarwanda ifite urukundo. Imana y'inyarwanda ifite urukundo cyane, ndetse hari igihe mvuga yuko bizanagora kugira ngo tugarure image y'Imana y'inyarwanda abantu bayumve neza, bitewe nk'uko uri kubivuga n'ishusho abantu bafite ubundi ku Mana twazaniwe n'amadini mvuga yuko ari mvamahanga. Ariko abanyarwanda imana yabo yari imana y'urukundo, yari imana iguha mutagura. Siziri buri kuva icyo kintu, yari iraguha ntimugura, muguze yaguhenda. Kuvuga ko muguze yaguhenda niki bivuze yuko ntiwabona icyo uyiha, icyo ni kimwe. Ariko icya kabiri, unagiye mwibyo ushobora kugura icyo udakeneye. Buri kumvikana. Imana abanyarwanda ntabwo bagiraga imana iturwa amaturo. Ibi bintu reka bikubwire bibabwire, hari ukuntu abantu batumva icyo bivuze. Abanyarwanda bavuga bati imana ifite byose, niyo mugaba, niyo iduha. Kuyiha ahubwo kwaba ari ukuyisuzugura, ahubwo yo ubwayo niyo itugabira, niyo itugize, ku buryo igiye muri ayo mazina iturema amagara. Iyo yaduhaye amagana ngo tureka amaganya, urumva c'est magnifique. Ariko uwo ni umusizi wabivuze uburyo turema amagara ikaduha amagana ngo wowe urimo uratuma tubyibuka umuntu bikagira indi dimension. Ariko ndimo ibyo byose nyine ni ibintu community bizi ivuga buri gihe, ariko ndashaka ibintu concret noneho intumwa ko Yesu yaraje kumukoraho, sibyo bamukozeho barakira, abantu baramubonye, abantu baramuvugije, tu vois. Donc Yesu yari un être qui avec dans le monde. Ce n'est plus ya idée y'Imana iganira na Musa mu gihuru. Ça c'est irréel, si je me permets de dire. Ce qui est twebwe Imana, Dieu s'est rendu visible et tangible. Abantu muri Gatolika turavuga ngo ni ijambo w'Imana wigize umuntu abana nawe. Mu muco nyarwanda hari ikimenyetso Imana yohereje cyangwa umuntu Imana yohereje kugira ngo tumukoreho, turushe kwemera, kugira ngo tumurebe, turusheho gukira, kugira ngo abantu bareke gushidikanya ukundi. Ubushize sinzi niba mu kiganiro twagiranye narabivuzeho, hano harimo igitekerezo cy'umutabazi. Actually nakibonyemo, ariko nagira ngo witwa Kibogo. Hari umutabazi Kibogo, kugira ngo bisobanure wenda natwe nabo babyumve, hanyuma banagire wenda icyo bakubaza. Mu muco w'abanyarwanda byafashwe nk'umuco, ariko nk'uko wabibonye cyangwa wenda abantu babikurikirana babibona, usanga byaranafashe iyo dimension spirituelle, uwo murongo w'iby'iyobokamana. Iyo u Rwanda rwabaga ruri mu makuba, hariho inzara, hariho intambara, hariho ibyago runaka, cyangwa u Rwanda rugoswe inkiko zabyaye umugaru nk'ibihugu byinshi bishaka kurutera, u Rwanda rwari rufite umuco wo gutora
hari uburyo hatorwaga umutabazi agatabarira igihugu, uwo mutabazi akaba yarabaga afite icyo apfana n'umwana. Icyo nshaka kuvuga ni uko uwo muco aho wakomotse ubwaho ni igitekerezo ubona nk'uko wabibonye cy'umutabazi Kibogo. Nicyo ni igitekerezo ni igitekerezo, ariko impamvu uvuga ibyo bintu byitondere imihigo kuko iyo cyiswe igitekerezo buriya n'ibya Yezu kuriya bivugwa ntabwo ariko muri realite byabaye. Ariko l'histoire a démontré que c'était une personne existante. Kibogo nawe ni umuntu uri historique, ariko noneho hakaba mite zibubakiyeho kuko na Yezu bimeze. Ariko Yezu les évangiles dufite ubu niza abantu nabo babayeho qui ont toujours été à côté de lui. Ibyo bintu rero wenda tuzabiganiraho ikindi gihe kuko hari ibindi bintu mugomba kumenya uko byagiye bigenda. Noneho icyo nivugiraga rero nuko ubwo buryo bwo gutabara abantu bageze mu makuba, umwuka w'Imana y'u Rwanda akaza agatura muri umwe mu bana b'umwami bagakiza igihugu. Noneho nk'uko uri kubivuga hakamera hakaboneka umuntu ufatika, ariko noneho bwa butabazi bw'Imana bunyuzemo nk'uko bwigaragarije muri Yezu Kirisitu mu muco w'abakirisitu. Ngira ngo mu Rwanda birahari cyane, mu Rwanda birahari cyane, ni ibintu dufite mu mateka, kandi nk'uko uri kubivuga noneho turabafite benshi cyane, urutonde rwabo bagiye bitanga bamena amaraso kugira ngo abanyarwanda babeho neza. Noneho rero tukagira umutabazi par excellence, nita par excellence. Ntabwo mvuga ko ari Kibogoge, ahubwo mvuga ko ari Ruganzu. Ubwo wenda ibyo byo tuzabigeraho. Icyo ni ikindi gice kuko hari ikindi gitabo gisoma wise ngo nta Yezu nta Ruganzu. Tuzabigeraho. Sasa tunirwa histoire. Urumva noneho muri make natwe dusobanukirwe kuko turabyumvishije ko nta kintu. Iki kiganiro nta Yezu, iki gitabo cyitwa nta Yezu nta Ruganzu. Reka ndaza kukikubazaho mu kanya. Reka dujambo abandi hano kugira ngo kubera ko ibintu bye ni ibintu bisaba ubucukumbuzi ku muntu yinjira muri birazimiza, ariko harimo hari uburyo buvugitse kamwe muri très politique tout, ariko harimo ni resultats za recherche ku buryo rero natwe ibyo tuganire birasaba ko ducukumbura. Donc ntitwabirangiza, ariko ndaje dukomoze no kuri nta Yezu nta Ruganzu. Nagira mbabaze, mubona urubyiruko rw'u Rwanda n'umuco nyarwanda muri iyi minsi rukeneye izihe ndangagaciro muzapromotinga? Ni iki kintu cyane cyane mubona kibura mu rubyiruko cyane cyane cyangwa mu muco nyarwanda muri rusange? Colombe cyangwa umwe muri bisonga bye? Ngiye ku giti cyanjye, ikintu cya mbere mbona kibura ni ukwigirira icyizere no kugira ishyaka. Kandi ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo ubashe kuba wagira intambwe ugeraho mu buzima. Kwitinya kwa abantu benshi baritinya, kumva ko nta kintu yakora, kumva ko ntaho yageze igitekerezo cye ngo kibashe kwakirwa. Et pourtant niyo byaba ari amafuti bagukosora aho kugira ubigumane. Ibyo ni ku rubyiruko gusa cyangwa muri rusange? Navuga ko ari muri rusange, ariko ahanini ni mu rubyiruko kuko niho dufite umubare mwinshi w'abantu b'abaturage, niho hari umubare mwinshi. Numva ko niyo mpamvu aribo kenshi twebwe ngewe ku giti cyanjye nkunda kurebaho. Murakoze. Njye numva cyane cyane ari ugukangurira cyangwa kwigisha urubyiruko, cyane cyane abana bari gukura, indangagaciro. Bashaka kumva indangagaciro ntibumve neza indangagaciro icyo ari cyo n'icyo zimariye abanyarwanda muri rusange. Ariko nk'uko mubizi hari gahunda za leta ziba zihari, cyane cyane mu nzu ndangamurage, muri za mize, zo gukangurira abana cyane cyane kumenya umuco nyarwanda n'indangagaciro. Ibyo bintu rero bifasha abana cyane cyane abari gukura kumenya indangagaciro. Nk'ubu ngubu nzi neza ntashidikanya ko hari umuntu mukuru ushobora kubaza ngo indangagaciro nyarwanda ni izihe, akaba atakubwira ngo nizi. Ariko nk'abana baba bari gukura birabafasha cyane gukura bazizi. Numva rero ari ikintu cyiza cyane leta yashizeho yo gukangurira abana kumenya umuco n'indangagaciro zacu kugira ngo bakure bazizi. Bityo bibafasha no nk'ibyo Colombe yaravuze, kwigirira icyizere, kuvuga ngo indangagaciro z'umunyarwanda ni kwigirira icyizere, gukunda igihugu, uburere, gukunda igihugu, byaba na ngombwa ukanakitangira, niko bajya bavuga.
umwana agakura ari izo ngizo azi biramufasha cyane bifasha igihugu cyane kuko nk'uko mubizi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu tout à fait d'accord. Carmen, hari ikintu ubona kidasanzwe mugomba gukora, ari ubukangurambaga cyangwa campaign mubona mukwiye kuzakora ku kintu iki kibura? Nanjye ntabwo ndi butandukire cyane ku byo bagenzi banjye bavuze, ni nko kunga ibyo mu byo bari bavuze. Ikintu cya mbere twebwe urubyiruko, ndibanda ku rubyiruko ko ni twebwe maboko y'ejo, kuko urubyiruko ni rwo ejo bundi bazaba aba president, bazaba aba ministre, buri kimwe mbese n'urubyiruko ruzarugikora. Niyo mpamvu twebwe tuba turibanda cyane cyane ku rubyiruko kugira ngo nidukora ubu ngubu imbuto cyangwa se umusaruro tuzawubona he muri future. Bon, nimureke dukomeze dutere intambwe twigira imbere. Jemima, ubutumwa ukunda gutanga mu bihangano byawe, mu bishushanyo byawe ni ubuhe? Ni iyihe subject cyangwa theme wibandaho? Ntago mbizi ko navuga ngo hari icyo nibandaho, kuko ngerageza kuvanga nshyiramo umuco nyarwanda, nshyiramo ibiri moderne, ibyigisha ibintu bitandukanye, iby'amahoro, iby'abajene, ibyo kwihangira imirimo, ndavanga niko nabyita. D'accord. Ariko hari teme, hari ikintu sije wumva gukoze ku mutima kurusha izindi, iri plus contact hatwe kanjye jewe mu ndirimbo mpimba ibintu bijyanye n'agahinda, urupfu, izuka, la lumière, les ténèbres. Bikamubaze gatoya, uvuze ngo ubukristo ngo urupfu, kubera nyine célèbre l'homme qui a été crucifié quand même. Non, en fait Yezu ari mu bantu bapfuye nabi quand même mu mateka. Ariko kuki utavuga kuzuka narivuze ntabwo njya mpagarara. Ariko uravuze ngo ubukristo ngo nibyo mpamvu wibanda ku rupfu. Exactement. No, navuze ngo baza ari ubukristo niyo mpamvu mvuga ku rupfu n'izuka. Izuka wavuze urupfu naje kuryumva nyuma ariko rega Yezu shenge uziko mu ndirimbo zanjye mvuga ngo si nta kurupfu bwarwo ahubwo nge mivugira izuka rwangejeje. No, singize umwijima, sinshimiye ibyawo, ahubwo ndabisobanura nkavuga ko watumye menya agaciro k'urumogi. Si nta kumusaraba ubwawo ahubwo nivukira izuka. À chaque fois, pour moi, la mort, c'est une étape qui précède la résurrection. C'est clair. Ariko la mort doit être dite aussi. Donc, urupfu narwo ni nko muri jenoside, twibuka jenoside. Ko icyo byibandaho wumva ko natwe tuzazuka. Tout à fait, je le crois. Je crois que, en fait, Yezu burya yaza gupfa gusa. Ntazuke, ntabwo tuba turi abakristo. Bon, ariko mu kanya watubwiye ko Yezu ashobora kuba ari atarabayeho. Non, vous confondez les choses. Vous êtes pas Adam na Eva. Adam na Eva, le récit de la création. Yezu yabayeho, c'est une personne historique, abantu bose n'abashakashatsi batamwemera bemera ko yabayeho. Ahubwo genda mwemera cyane ko yabayeho, ko yanapfuye nakanazuka, ni nayo mpamvu mu Kristo. Uzi aho ngaho kire tuvuze ahubwo ko ari Imana twese twemera ko yabayeho, ariko Yezu hari abatamwemera ko yabayeho. Moi je crois. Jewe ndabyemera. Abo ngabo sinzi ko bameze. Baramutse batemera ko yabayeho. Abayisilamu ariko abayisilamu bemera ko yabayeho kwitwa Isa. Exactement. Ibyo byo kuvuga no gutanga byemera. Bavuga ko ari intumwa ndetse ko hanze ubona irutwa na Muhammad aruta Isa muri Islam, n'est-ce pas? En fait, je kugira ngo basubize neza impamvu nibanda ku bintu by'urupfu nuko tu ne peux pas comprendre la valeur de la vie sans savoir ce qui se passe quand la vie n'est pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Na jenoside buri mpamvu tuyibuka cyane nuko c'est le chaos twabonye abanyarwanda, nicyo kibi kiruta ibindi abanyarwanda babonye, ariko gituma bafata conscience bakavuga ngo nyaboneka ntibizongere. Donc on voit pour savoir la valeur de la réalité du présent et de l'avenir, on doit se référer du passé, même si le passé est tragique. Donc nous voyons pour moi il y a mystère bakristo bayita ngo mystère de la rédemption,
kuva mu rupfu ujya mu buzima ça me passionne c'est comme ça mais ça me passionne numva ari ikintu quand même kiri clé dans la vie des hommes et même après donc nous voyons nk'iyo umuntu apfuye par exemple moi nemera ko c'est pas la fin c'est une étape en fait je vous encourage kumva indirimbo yanjye nshyashya yo kwibuka yitwa igisobanuro cy'urupfu ndavuga ngo urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera umuryango ugana icyiza kiruta ibindi c'est en fait c'est une nécessité tragique pour qu'on puisse entrer dans le bien le plus absolu. Oui, Jemima, nagira hano hari artwork, hari ibishushanyo biratuzaniye washatse kuvuga iki muri ibi bishushanyo? Murakoze. Kuri iki gihangano si biragaragara hariho ingoma. Ni igihangano kimwe ni bibiri? Ni kimwe. Okay. Ni uyibikora uko ubishaka ucatse cyaba kimwe cyangwa bikaba bibiri ukabimanuka bitandukanye. Ikibanza ni ikihe muri ibi? Habanza kiriya hakaza nk'iki. Okay. Ako iyo uyifashe ubu bibona. Kiriho ingoma. Ingoma ubusanzwe ni igikoresho gikoreshwa mu muziki nyarwanda. C'est ça. Ariko kikaba gifite n'akandi kamaro, urugero nko ku ngoma ya cyami. Ingoma yakoreshwaga bagiye guhuruza kuko nta mateleviziyo cyangwa amaradiyo yari ahari. Donc barayikubitaga kugira ngo abantu baze bumve ikiri kuba, ndetse ikaba yarakoreshwaga na mu gitondo umwami kugira ngo yibambure barayivuzaga. Noneho navuga ko yerekanaga igihe kuko n'abandi babonaga ko wenda ari mu gitondo bakabyuka. C'est ça. Hanyuma ibishushanyo bikaba bihuriye he? Hanyuma iyi ngiyi mu kuyikora njyewe yitwa imyiteguro by'umwihariko, kubera yuko igihe cyose kugira ngo ingoma bayikubite, niba wenda ibirori bizaba ejo, uyu munsi bakora umuhango bita kotesha ingoma, ni ukuyifata ukayishyira ku muriro, byaba ngombwa bagasigaho amaraso y'inka kugira ngo ejo mu muhango izavuge neza. Nkaba narashyizemo ayo mabara kubera yuko ntago nazihagarikishije, kuko iyo ziri kota ziba ziryamye, ziba zirambitse mu kinyarwanda cyiza. Uwo muhondo urerekana ibishashi by'umuriro, hanyuma ayo mabara yandi yijimye akaba yerekana n'ubundi amabara asanzwe y'ingoma. Icyo cyatsi kikaba cyerekana amahoro n'ubusabane, kuko n'ubundi ntago twakwishima babavuza ingoma habaye ibirori, byumvikana ko ni ukwishima abantu baba bari mu mahoro bishimye banezerewe. C'est magnifique. Ugizana neza ko usoreza ku mahoro, kandi naho twifondasiyo yacu ni y'amahoro, urumva birahurirana. Ariko ntabwo ushushanya gusa, hari n'ikibindi bintu ukora. Nabonye nasomye uri umunyamideli. Yego, nabyo ndabikora. Fashion designer, yeah. Aba bantu se nabo ko ari muri iyo domaine ubona bari bakwiye gutorwa nka Nyampinga, barasobanutse? Yego, barabizi. Okay, d'accord. Urumva ko rwose nabo bandi babakritika ntimuzabiteho. Nagira ngo ubwo noneho mutubwire n'ubuhe butumwa wenda mutabashije gutambutsa mu gihe mwari mu irushanwa cyangwa muri biriya birori byo gusoza, mwifuza kuba mwatambutsa ubu ngubu, ubutumwa bushobora kuba bubwira abanyarwanda muri rusange, bubwira abayobozi se cyangwa abandi banyamideli nk'abo? Bon, ubutumwa bwo ku byo twifuje kuba twakorana n'urubyiruko cyangwa twafasha igihugu cyacu twarabivuze, ariko hari ikintu twumva gikomeye tutakoze, ndumva twagikora nonaha. Okay. Ku giti cyanjye no gushimira. Cyambere ngiye ndashimira ababyeyi banjye bemeye ko nitabira iki gikorwa, kandi bakaba barandeze neza, bakampa uburere, nkaba mfite n'indangagaciro. Ndabashimira cyane. Icya kabiri ndashimira Bishop wanjye Rwandamura, yaransengeye anshyira mu biganza by'Imana, afasha gusenga cyane. Ndashimira navuga umugabo, kuko ni umugabo, umuntu wese ukora ibintu byiza ari umugabo, witwa Antoine, yaramfashije cyane, yakomezaga antera imbaraga. Ndashimira abashuti banjye bose bambaye hafi. Antoine yagukoreye iki? Yagufashije iki? Bon, yaranyankohaje, yaramfashaga mu bintu bitandukanye, kwiyinforma ibiki. Mbere yo kuba
mbere yuko njya nawe muri competition. ni umuntu wo muri monde ya fashion design. Ego. Okay. Ndashimira Carmen yaramfashije mu bintu byo kwiyandikisha. Bon, byari bingoye. Wari muziranye mbere? Ego. Good. Ndashimira abantu bose twabanye muri camp, abayobozi n'abo twakoranye competition. Ndabashimira cyane. Okay. Ndumva nawe nashimira n'abandi ntashimiye mwumve ko mbashimiye. D'accord. Namwe ndahari icyo mwifuza kuvuga. Okay, nanjye ntago nagenda ntashimiye ko ntago nabonye umwanya uhagije wo gushimira. Yes. Icyambere shima ndashima Imana kuko ibi byose atari Imana imbeshejeho, atari Imana impaye umwuka ntago nari kubona ndahanga cyangwa se mpagaze ahanga. Icya kabiri ndashima ababyeyi banjye kuko baramfasha. Mufite ababyeyi mwese? Niko bombi. Babarira gato nguce mu ijambo. Ababyeyi banyu bakiriye gute ko mugiye mu rushanwa rya Nyampinga? Ubundi ababyeyi b'Abanyarwanda rigiye bijya bigorana ko bavuga ngo uriya mwana biriya bintu agiye mu byo kwimurika, ati ibintu ni nk'umuziki, nabyo bagira ngo ugiye kubasagiho. nkanjye igihe ababyeyi banjye ntago batunguwe cyane kuko ntago ari ubwa mbere n'ubundi nari mbigiyemo, no muri SFP nari igisonga cya mbere nk'uko nabivuze muri 2012 nari ndimo, nari naserukiye iburasirazuba ahubwo no mbere yavuye, ariko sinagira amahirwe yo gutsinda, naje nagarukiye muri batanu, ariko ntago numvise ncitse intege. Sinzi ni nk'Imana yampaye umutima ko ntago nari mbisanganywe, ariko hari ikintu Imana ishaka gusohoza ikaguha intege. Ntago nitaye ku bantu bambwiraga nyura hano bireke unusubira ukagenda ukaviramo muri preselection, ko nabyo narabitekerezaga ni competition. Byari bikomeye ariko Imana ishimwe pe. Atwa warabikundaga niyo mpamvu narabikundaga cyane, niyo mpamvu numvaga ko byakwanga, navuga ngo reka ntsindwe ariko nagezeyo ntazagenda nicaye hariya nabona umuntu atsinde nkavuga nti kandi nanjye iyo njyayo, kuko buriya ikintu cyitwa kwicuza ntabwo ari ikintu cyiza. Nashimiye ababyeyi n'Imana. Nashimiye ababyeyi n'Imana, abandi ndashimira inshuti zanjye pe, kuko nta ego harabona abwiraga bakambwira ati gutya na gutya, ariko inshuti ni ikintu cya mbere. Iyo udafite inshuti, nyuma y'ababyeyi haza inshuti. Iyo udafite inshuti ushobora kugwa ahantu nawe utazi. Ndashimira inshuti zanjye zose zanashyigikiye, ntago bitaye ngo iki wenda intege nke zanjye, ahubwo bakomezaga banteramo imbaraga. Ndabashimira cyane, nshima cyane cyane na minisiteri yabiteguye n'abaterankunga, nkashimira nanone Abanyarwanda muri rusange kuko badahari ntago ibi bintu byabaho. Ntawe mwaba mubikorera. Ntago twaba tubikorera. Ababyeyi bawe babifashe bate bikorana kujya muri rushanwa? Nkeka ko ari ubwa mbere wari ubigiyemo ukirangiza n'amashuri yisumbuye. Oya, ntago navuga ko ari ubwa mbere kuko no mu ishuri ryisumbuye Stella mwarabikora muri 2012 nahabaye Nyampinga. Wari Nyampinga y'iryo shuri? Bon, ariko nabwo ntago bigeze ba complaininga cyane kuko bari babisobanukiwe babyumva. Ikintu cya mbere no kubisobanukirwa, niyo mpamvu batigeze bumva ko ari ibintu bibi, ahubwo baranyankohaje. None se mbwira, ubona afite ibyakujemo bite muri segonderi? Ubwo ndumva wari ukiri umwana, byakujemo bite? Wakundaga kureba televiziyo yitwa entertainment? Ari televiziyo yitwa entertainment njya nshyiraho nkabona baradefira gusa, ibo bikuye he? Bon, ubundi mu buzima nakundaga fashion, gukora modeling kwa. Bon, urabona ko bijya gusa. Noneho ikindi modeling ni bya bindi byo kuba kwerekana gukora défilé de mode. Kudefira. Okay. Noneho nabonye ari opportunité yo kuba nabasha kuvugira abagenzi banjye kuko ni ikintu nkunda cyane. Okay. Yego, ntabwo nkunda kubona ibintu biri gupfa kandi mpari mbireba ko ari bibi. Yego. Umva wararealije reve yawe, inzozi zawe zabaye impamo cyane rwose. Umva nta oya, nifuza kuba nagera n'ahandi hejuru. Wifuza kugira umwuga ko byakuviramo ni kariyeri, wenda urangije no kuba Miss ugakomeza ukora ibijyanye na modeling, cyangwa uziga wikorera akazi gasanzwe ukomeze ubikore ku ruhande? Bon, ibyo numva nabikora ku ruhande kuko mu gihugu cyacu ntabwo biragira ireme. D'accord. Ababyeyi bawe mbere y'uko ushimira nawe cyangwa utanga ubutumwa mu Banyarwanda ushaka kubwira, bakiriye gute icyemezo cyawe cyo kujya muri iriya rushanwa? Murakoze.
ababyeyi banjye mu by'ukuri mvugishije ukuri papa niwe utarabyumvishije cyane kubera yumvaga urumva abantu bakuze baba bumva ko ari guta umwanya cyangwa ari kuba iyo umuntu agiye kuba public figure imbere y'abantu ubu ba expose imbere y'abantu uhura n'ibishuko byinshi ntiyabyakira neza n'ibibazo ariko mama nkibimubwira ni umuntu ukunda kunyakuhaja mu bintu byinshi yagerageje kubimunyumvishiriza neza arabyumva yumva ko nta kibi kirimo bampumugisha nk'ababyeyi mbijyamo kubw'amahirwe Imana ingirira neza ndatsinda ariko wowe watsinze kenshi wabaye donc Dauphine wa kabiri igisonga cya kabiri uhabwa na nyampinga w'umurage mpinga heritage ari byo by'umuco navugaga ariko hari n'ikindi nta kindi hari okay none ubutumwa ushaka gutanga we n'ubuhe ubugenera abandi ubutumwa nabanza kubwira urubyiruko mbere yuko wenda nshimira ni kudadepanda ku bantu mbese kudategereza akimuhana nk'uko abanyarwanda bajya babivuga ngendeye kuri experience mfite wenda y'ubunyamideri no kubyina ikinyarwanda nk'umwuga niko nabivuga uranabyina mu itorero mu itorero urukerereza bare national nabwira urubyiruko kwihangira nk'imirimo nk'uko Jemima ari hano buri muntu aba afite impano ye ariko mu by'ukuri wenda ataramenya ngo impano yanjye ni cyangwa wenda ayifite ariko akitinya akumva ntaho yabona abihera ariko nabakangurira kutitinya bakazamura tana zabo bakageraho ndatekereza neza ko hari aho bimaze kukugeza aho watangiye uri siho ugeze ubu nkabakangurira rero kwitabira ari ababyina murabizi ko umuntu abyina abona amafaranga iyo umuntu abikora nawe birakwinjiriza kuko iyo bigenze gutyo binabarinda kwa kundi kujya kwishora mu bintu bitari byiza bashaka amafaranga ngiye numva ari bwo butumwa naho urubyiruko d'accord gushima nk'uko bagenzi banjye babivuze ndashima Imana yo mu ijuru kuko niyo yabingeshejeho mu by'ukuri ya competition mwabibonye ari ikomeye abana bose bari kabisa bafite potential nk'uko bajya bivuga mu cyongereza ariko Imana yatugiriye neza n'ukuri turatsinda ku giti cyanjye nshimye Imana yo mu ijuru umve ko nyishimye ntabwo wabyizeye si ukuvuga ko ntari mbyizeye nari mbyizeye kuko nabyizera simba naragiyemo ariko twese tugenda tubyizeye ariko ntabwo ariko tugira amahirwe yo kubona gutsinda twese rero ndashima Imana ku mwanya yampaye pe kuba yarangiza igisonga cya kabiri cya nyampinga ikama no kuba nyampinga w'umurage w'u Rwanda narabyishimiye mbikuye ku mutima yumve ko nyishimye ndashima ababyeyi banjye cyane umuryango muri rusange abavandimwe cyane cyane ndashima mama wambyaye aho ari ndabizi neza ko azabibona yumve ko mushimye kubera imbaraga yanteye kuba ndi ahangaha ngeze nawe bifitemo uruhare rukomeye mama ndamushimye cyane ndashimira inshuti zanjye muri rusange urabizi umuntu afite inshuti ziramwakuraja yakumva agiye gucika intege zikongera zikamusubizamo imbaraga ndazishimye pe aho ziri nazo zumve ko nzishimye ari abantoye nkuko nyakubahwa avuga ngo intsinzi ni yacu ari uwantoye n'utarantoye ni yacu ndabashimiye bose ni ukuri mwarantoye muraza no kudufana finale bigenda neza kandi ndatekereza ko ntabakojeje isoni abandi bantu nshimiye cyane nshimiye abantu bateguye kino gikorwa cya Nyampinga w'u Rwanda cyane cyane Rwanda Inspiration Backup na East African Promoters kubwo kubitegura neza bakagera ku cyo biyemeje natwe tukabigiramo uruhare cyane cyane ndabashimira ku bwa titre bampaye ya Miss Heritage Miss Umurage byaramfashe cyane kubera n'akazi nkoronda ko kubyina ikinyarwanda birahuye byamfunguriye nk'imiryango niko navuga kuko sinari kugenda nk'umuntu usanzwe wenda ngo njye gusura nk'amamize mvuga ngo ndi Marlene Mutoniwase ariko nk'ubundi mba mfite opportunité nyinshi zo kuzagenda nsura amamize nkamenya umuco nyarwanda cyane byimazeyo kurusha uko nari kugenda ntarabona iyo titre ndabishimye cyane ndashimira namwe muduhaye uyu mwanya wo kugeza ku banyarwanda ibitekerezo byacu murakoze cyane Jemima hari ikintu wifuza kubwira abantu badukurikiye bakunda ibihangano bya benda